Yes, ni the QuickTimes news nk'ibisanzwe nta kindi usabwa uretse kuriba hasi handitse subscribe ugakandaho wewe wabikoze ugakanda kuri like tukikomereza hanyuma tugakomeza kubana gatanu kuri gatanu makuru ndetse nandi atandukanye. Ni inkuru rero dukesha ikinyamakuru igihe.com aho u Rwanda rero rwungutse abapolisi bashya barenga 1900 nkuko mubibona mu mafoto. Na abapolisi rero bato bashya 1903 barimo abakobwa 359 n'abahungu 1544 barangije amahugurwa n'imyitozo bibinjiza rero muri polisi y'igihugu cy'u Rwanda. Abapolisi rero bashya binjijwe mu mwuga kuri uyu wa mbere tariki ya 22 Ukuboza 2025 nyuma y'amasomo bari bamazemo amezi 8 mu kigo cy'amahugurwa cya polisi y'u Rwanda giherereye Gishari mu karere ka Rwamagana. Umuyobozi w'ishuri rya polisi ya Gishari CP Robert Niyonshuti yavuze ko abapolisi bato barangije aya masomo ari 1903 barimo 40 bazahabwa urwego rw'igihugu rw'igorora RCS n'abapolisi 178 batorejwe mu ishuri rikuru rya polisi rya Musanze aho bari no kwigira kaminuza mu mashami anyuranye. Yakomeje avuga ko abatorejwe mu ishuri rya polisi rya Gishari batangiye amahugurwa tariki ya 17 Mata 2025 ari 1748 abasoje bakaba ari 1725 kuko rero abagera kuri 23 batashoboye gusoza aya mahugurwa kubera impamvu zitandukanye zirimo uburwayi n'imyitwarire itajyanye n'indangagaciro za polisi y'u Rwanda. Mu magambo yiwe rero yagize ati mu gihe bamaze bari hano bize amasomo abaha ubumenyi ubushobozi n'imyitwarire iboneye bizabafasha mu kazi kabo ka gipolisi mu rwego rw'abapolisi bato. Bize gukoresha intwaro, imyitozo yo kumva amabwiriza akarasisi, imyitozo ingororamubiri, kubungabunga umutekano n'ituze mu baturage, amategeko, ubufatanye bwa polisi n'abaturage, gucunga umutekano wo mu muhanda ndetse n'ibindi. Bahawe ibiganiro kuri gahunda za leta bizabafasha rero mu kazi kabo ka buri munsi. Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Dr Vincent Biruta yishimiye Perezida wa Repubulika ku cyerekezo cyiza n'ubushobozi ahora ashaka iyi minisiteri n'inzego z'umutekano kugira ngo zishobore kuzuza neza inshingano zo gucunga umutekano w'Abanyarwanda n'imitungo yabo. Yavuze ko kandi Abanyarwanda babuze umutekano igihe gihagije ndetse banabona ingaruka zabyo ari nayo mpamvu bakwiriye kuwucunga cyane. Mu magambo yiwe yongeye aravuga ati uyu munsi turishimira ko umutekano uhagaze neza muri rusange ariko hari ibyaha n'ibindi bibazo bibangamiye abaturage bikigaragara birimo ubusinzi n'ingaruka zarwo, ubujura, gukubita no gukomeretsa, gukoresha ibiyobyabwenge, impanuka zo mu muhanda n'ibindi. Dufite inshingano rero zo gukumira no kurwanya birushijeho kugira ngo umuturage dushinzwe akomeze kuba uw'igihugu yishimiye. Minisitiri Biruta yavuze ko abanyabyaha bakomeje guhindura amayeri ariko inzego z'umutekano ziticaye. Asaba abasoje amahugurwa gufatanya n'inzego basanze mu gukomeza gusigasira umutekano. Mu magambo yiwe rero yasoje n'ubundi agira ati muzarangwe rero n'ikinyabupfura, gukora kinyamwuga, gukorana umurava, kwanga umugayo no guharanira ishema ry'u Rwanda n'Abanyarwanda aho muzaba muri hose. Muzakomeze kandi ubufatanye n'izindi nzego mushyire umuturage ku isonga muri gahunda zanyu zose kuko ibyiza by'abaturarwanda nibyo twese duharanira. Polisi y'u Rwanda ivuga ko muri aya mezi 12 ishuri ry'amahugurwa rya polisi rya Gishari ryahuguye abapolisi na daso bagera kuri 8529 mu mahugurwa n'amasomo atandukanye yaragamije
kubongerera ubumenyi n'ikinyabupfura mu kazi kabo ka buri munsi. Ni The QuickTimes News nk'ibisanzwe, nta kindi usabwa uretse kureba aho hasi handitse subscribe, tugakomeza kubana 5 kuri 5. Ikindi ndabasigiramo amafoto atandukanye ndetse n'iyi video mubashe kumva no kureba ibyaranze uyu munsi. Utarajya kuri WhatsApp group yacu rero nawe nta kindi ukora uretse kujya muri subscribe muri description y'iyi channel maze ukajyamo nawe tukajya duguha amafoto atandukanye abera ku rugamba, cyane cyane ko ariyo makuru tubagezaho umunsi ku munsi.